are Sisia in Yama Airqua. Yamisi, I'm finding so serious. But who shut the eye so at to Totona in Yama Airqua? The one before Airbank, the one air span. They mean for probably now, but because they want to see. So we say Palampala, air coffee. I want us to buy a woman say yes. I want air coffee, not air coffee. They did still air coffee, Johnny so busy, it's still air coffee. They will be. It's one of the people who did that. Yes, bakunzi ba Mubunnes TV ndabasuje ndabaramukije cyane ndabifuriza igicamunsi cyiza ku bantu mwese mudukurikiye muri mu bihugu bitandukanye yaba u Rwanda, u Burundi, Kongo, Tanzania, Uganda ndetse na Kenya. Ndasuza kandi mwese muri mu bihugu bya Afrika y'Amajyepfo yaba Zambia, Mozambique, Malawi, South Africa, za Botswana na za Namibia. Mwese mwumve mwikaze. Ndasuza kandi abantu mwese mudukurikiye muri ku mugabane w'Uburayi yaba Ubwongereza, Ubudage, France, mwese mwumve mwikaze. Ndasuza kandi abantu muri ku mugabane wa Amerika n'abari ku mugabane wa Aziya. Mwese mwumve mwikaze. Iyi mukurikirana ni Mubunnes TV, nge mugiye kubana nawe mu kiganiro nk'ibisanzwe ni Hagenimana Adolphe. Twagarutse rero tubagezeho ibiganiro bitandukanye, tubashimira uburyo ki mukomeje gukora subscribe, share ndetse na comment. Ni iby'igiciro gikomeye cyane. Muri abantu b'inshuti zanjye rwose ndabashimiye cyane, kandi nawe utarakora subscribe ni amasegonda make cyane ugakanda aho ngaho hari akazogera, ugakanda aho rwose kugira ngo tujye tubana mu biganiro bitandukanye tubagezaho cyane iby'iyobokamana. Ni hashize iminsi myinshi tutabagezaho ibiganiro bitandukanye bitewe n'uko akazi kagiye kaba kenshi, ariko mbahoza ku mutima cyane. Niyo mpamvu mutari kubona ibiganiro byinshi cyane, bitewe n'uko murabizi ko mu buzima bwa buri munsi tuba tugomba kugira uburyo ki dushaka n'imibereho, namwe murabyumva. Kandi nanaboneraho kwifuriza cyane abantu bafite akazi keza, nanihanganisha abadafite akazi, babwira ko uyu munsi bishobora kuba byanze ejo bigakunda, nta gucika intege. Cyambere no gusenga Imana no kuyizera kuko nigena byose. Ugomba gusenga Imana ukayizera kuko niyo itanga byose. Uyu munsi rero nta kindi kiri kuvugwa rwose. Ni inkuru itangaje cyane y'umugabo witwa Ebo Noah wo mu gihugu cya Ghana. Rwose arimo kugarukaho cyane n'ibitangazamakuru byinshi cyane ku isi, byinshi cyane rwose bitandukanye. Nyuma yaho avuze ko Imana yamuhaye ubutumwa ikamuburira ko igiye kurimbuza isi umwuzure. Ubu ngubu rwose afite message ngo Imana yamuhaye yuko ku itariki 25 z'ukwa 12 muri uyu mwaka wa 2025. Ubu itariki rero muzi ikiganiro ni itariki 11 z'ukwezi kwa 12. Ubu basigaye ibyumweru 2 gusa ngo isi irangire. Niko ngo Imana yamubwiye ku itariki 25 z'ukwa 12 na 2025. Rero bitumye nza mu kiganiro kugira ngo turebere hamwe, nk'uko muri kugenda mubibona kuri screen za channel yacu nyine nk'ibisanzwe Mubunnes TV. Murabona ko bwatageze kure yubaka rwose. Biravuga ko amaze kubaka atageze mu 8. Avuga ko ubwato bumwe bushobora kwakira abantu barenga 500,000. Murumva ko rwose ageze kure rwose yubaka ubwato kugira ngo abantu nk'abo barenga 500,000
bazagira uburyo ki bahunga umujinya w'Imana uzatera kuri uwo munsi. Hari ibintu tugomba kwibaza rero, twibaza ibintu bitandukanye. Ese ko muri Bibiliya hari amagambo nk'uko turi buze kuyarebera hamwe, nko mu Itangiriro igice cyaho cya 9 umurongo wawo wa 11 kugera kuri 17 hari ukuntu Imana yagiye ibivuga ko itazongera kurimbuza isi umwuzure, ndetse ikaba yaranatanze ikimenyetso cy'umukororombya, ko itazongera kurimbuza isi umwuzure. Nk'ibi bintu murabivuga iki? Muri komenti ushobora kunyandikira ukagira icyo ubivugaho rwose, kuko ni inkuru itangaje cyane. Igitangaje rero ni uko abantu rwose bamaze kugira gute, bamaze rwose kumwemera, barenga 350 yuko bazamuhongeraho. Urumva rero ku itariki 25 z'ukwa 12 hari abantu benshi bazahongera kuri Ebo Nowa. Kubera iki? Kubera ubwo iyo message yiwe avuga ko Imana yamuhaye. Urumva rero ni ibintu rwose biteye ubwoba bitewe nuko message nk'izi zikura imitima abazumva, ariko iyo wakurikiye Bibiliya ukayisoma neza hari icyo ubasha gukuramo. Nkanjye ubagezeho iki kiganiro mpamanya n'umutima ko Imana itazongera kugira gute kurimbuza isi umwuzure, bitewe nuko yayirimbuje isi umwuzure igihe kimwe, cyagiye cyo ku bwa Nowa. Yaduhaye ikimenyetso nk'uko tugiye kubisoma tugiye kubirebera hamwe muri Itangiriro ibice byaho ni 9. Ibice byaho ni 9 umurongo waho wa 11 tugere ku murongo waho wa 17. Turasoma turebe icyo Imana yabivuzeho ku bijyanye n'umwuzure, kuko abantu benshi bashobora kuba bari kugenda batera ubwoba n'izi message ziri gutambuka kandi bitari bikwiye. Ahubwo dukwiye gusoma ijambo ry'Imana, rikaba ari ryo ritumenyesha uko tugomba kwitwara. Nk'uko tubisoma muri Itangiriro ibice byaho 9 duhereye ku murongo wa 11 haravuga ngo, ndakomeza isezerano ryanjye namwe, ibifite umubiri byose ntibizongera kurimburwa n'amazi y'umwuzure, kandi ntihazabaho ukundi umwuzure urimbura isi. 12 Imana iravuga iti, iki ni cyo kimenyetso cy'isezerano nsezeranye namwe n'ibifite ubugingo byose, muri kumwe kugeza ibihe byose. 13 nshyize umuheto wanjye mu gicu, niwo mukororombya uzaba ikimenyetso cy'isezerano ryanjye n'isi. Nuko ubwo nzajya nzana igicu hejuru y'isi, umukororombya uzabonekera muri cyo, nanjye nzajya nibuka isezerano riri hagati yanjye namwe n'ibibaho bifite umubiri byose. Amazi ntakongere kuba umwuzure urimbura ibifite umubiri byose. Umukororombya uzaba mu gicu, nanjye nzaba nkubera kugira ngo nibuke isezerano rihoraho ry'Imana n'ibibaho bifite umubiri byose biri mu isi. Imana ibwira Nowa iti, icyo ni cyo kimenyetso cy'isezerano nakomeje riri hagati yanjye n'ibifite umubiri byose biri mu isi. Murumva ko rero Imana yadusezeranyije isezerano ryiza cyane ry'uko itazongera kurimbuza isi umwuzure. Ibi ngibi rero uyu Ebo Nowa arimo aratanga message, sinzi wenda ntabwo najya kumucirira urubanza se cyangwa ngire gute, ariko ibi bintu tujye twitondera message zose twumvishije. Hari message ziba ari iz'ukuri cyangwa se n'izibe ari iz'ukuri. Nk'ubwo murumva ko rwose ubwato bageze kure yubaka kandi byamutwaye igihe kirekire. Hari naho nigeze kubona rwose ingorane yagiye ahura nazo mu kubaka, ko ari aho
rwose ngo inkubiri y'iki y'umuyaga uvanze n'imvura yamukubitiye aho ngaho iramukomeretsa. Ari kubaka ubwo bwato. Murumva rero ko ari ibintu bitoroshye rero mu by'ukuri. Nababwira ngo yego turi mu bihe bigoye kandi bitoroshye, bisaba kuba maso no gusoma ijambo ry'Imana no kwegera Imana, kuko iminsi iragenda idushyirana. Rero nakwifuriza kugira ngo uve mu byaha cyangwa se mu bintu bidakiranukiye Imana, ubivemo rwose, usange Imana uyegere. Imana izagira irushaho kuguha amakuru kandi ikugirire neza, kandi izaguha n'ubwenge bwo kubara iminsi yo kugira gute yo kubaho kwawe. Birababaje rero cyane muri iyi minsi ukuntu message zirimo ziratangwa zo kugira ngo abantu bagire gute bahindukire bave mu bidafitiye Imana umumaro, ariko bakaba batari kubyumva, hatarimo kubyumva. Message zirimo ziratangwa cyane. Rero muntu wahawe message yo kugira ngo urebe uburyo ki wahinduka ukaba utabyumva, waravuniye ibiti mu matwi, umunsi Imana yaje rero ndabitekereza ko utazavuga ati ntabwo namenye cyangwa se sinabwiwe. Mu by'ukuri rero turusheho kwegera Imana nayo izatugirira neza nk'uko bisanzwe. Ndabifuriza rero kugira umunsi mwiza n'igicamunsi cyiza ku bantu mwese mudukurikiye, n'umugoroba mwiza kuri mwese mufite akazi. Namwe mudafite akazi ndagumya kubihanganisha mbabwira ko uyu munsi bishobora kuba byanze, ejo bigakunda. Iyi mwakurikiranaga rero yari Humble Goodness TV, nge mwabanye mu kiganiro yari Hagenimana Adolphe. Nk'ibisanzwe ntimuzacikwe n'ibiganiro bikurikira tugenda tubagezaho. Mbibutsa gukora subscribe, share na comment ku batarayikora. Nawe utarakandaho rwose ni amasegonda make ugakanda aho ngaho handitse sabone cyangwa subscribe, tukajya tubana. Shalom, bye bye.